urabona ko naje nambaye nino myenda kugira nkwereke yuko ariyo nari nambaye niyo nari nambaye kakajwi kumvikanye muri kubaza ngo uyise n'umugabo wawe wowe wabibaza umuntu yaguye aha ngewe naje gutya nkuko nabonye bamfirimye hanyuma haza umudamu w'inzobe wawe ndi mwabonye umufashe yari ari mu byahariye ndi mutwara sibo wahanga haturi ira video ifatwa hari kwa 5 kuri 30 ko twari mu gikoni cy'umudugudu uyu ni hajyati wari uri hano inyuma hari n'abagenzi rega banyuragaho sabe yarafataga akaguru urabona ko byanze urabona ko uriya niya myenda ari yambaye urwaye rugafata gapfamo uriya uwo kabiri so wambaye ingofero uriya niwe wa wundi wafashe amafoto none se ko tubona ino ruhurura nta beti hari yaba yaraguye gutageta avunika ku buryo afite na simu uyu mugabo yaturutse nkano ahita yikubita hasi urabona gafite imbaraga nke wavuze ngo wamubonaga ameze nk'umuntu wasinze ameze nk'umuntu no kumwuka agenda umvaga ameze nk'uwanyoye inzoka biriya bikombe ubona twariho tunywa n'icyayi ndatuma ngo bamuzane amazi yo kunywa ku mudugudu ndabatuma rero ngo bazane n'amazi tumushye ariko nkabona umugabo nta kintu avuga najya kumureba mu maso nawe ukabona ntashaka ko tumureba umugore nawe nkabona arimo aratelefona ko mu telefone agatelefona nabo abahungu mbona barazamutse uwo nguwo agapfukamunwa cyane we nabonye noneho umwana w'umusore waruraha niwe wambwiye ngo Mary we ngo uzi yuko ngo uyu mugabo ngo yabafashe video ngo yafashe video we wabashije kuba wabona kuguru ko ari kwabaye iki yakandaga gutyo kuguru yavunitse ababara ibyo mubwira yakoraga ukuguru ibyo namubwiraga yo yakoraga ukuguru none nkavuga none uwo mudamu itamubwa none se yabaye iki ngo hypertension yazamutse ngo nise asanzwe ayirwara sanza ayirwara ati atasanza ayirwara none se hypertension n'akaguru birajyana gute ni ntago numva ariko akanda akaguru kavunitse na hypertension birahura gute ngo yango yazamutse ariko agafuri kanya kifatira telefone hamagara w'abahungu noneho mugiye kubona mbona bati tumutere bamujyana mu cyo gipangu cyo kwa Claude bamuteruye aha bamujyana muri icyo gipangu cyo kwa Claude mutamasanga abasore bahagaze nka batatu muri iki gipangu nyine urabona ko ari urugi rufunguye sinibaza n'impamvu yasimbuka kandi rurarugi kubaza ikintu kimwe tuze gusarisha n'ararugi hanyuma abo basore babamufata bamujyana mu gipangu bagatabariza hanze ibyo ntabyo tuzi ibyo gutara ku gipangu gusa twebwe abayisilamu tuvugisha ukuri ko tuba tuzabibazwa nayo mpamvu ibyo mvuga nabisubiramo nta no mu cyo kintu kizi oya aka hoteli kari hirya harimo hari hafi ya serike hino hari akarompo ikure cyane abantu bari bamushyize cyasho cyuko bari bavuye muri hoteli agataruka iyi ni hoteli bya hoteli ntabyo tuzi nta ni umuntu hano ubizi muri quartier nasekejwe nuko bavuze ngo umuntu wamutabaye n'umugore ukora mu muhanda ntabwo ugiye nkora mu muhanda bizi ko ari izo nkuru bagiye bazihimba ukuntu hano murabona ko atari ruhurura nta ruhurura ihari nta n'umuntu ufite ifoto asimbuka igipangu ngo ayigaragaze mwegera numvise giye mu kabizo ndabwa nise yasinze baranyihorera mbaza uwo mugore wundi wari mu muhanda noneho genda baza nise nturi umugore we ndebye ukuntu yambaye ndavuze umugabo ukari umusirimu ni umugore wambaye twenda tugera ha ugize gute numva gusa muri jewe ntago biri kuza ndabanje kuvuga se yashwanye n'umugore wenda bararwana hazamo famiye zabo bizamo ngeza ndavuga se no uyu mugabo yagambane n'abantu bamugira nabi muri iki gihe turimo ko mu Rwanda nta upfa guhohotera indi gutyo ye naje gutabara mu bantu barangwa nabo nabone ko wasanga uri muri iyo duweri nyine giye umuntu nibajeho cyane n'uwo musore ufite agapfukamunwa n'ingofero kuza gufirima yihishe kandi twese tuje muri situation imwe gutabara nta nubwo narinzi ko bafashe video nishatse singina yambaye kugira ngo mubone ko ari byo ira video ifatwa n'agatambaro ngaka nabira ko mwabiza bya bituritsa cyane ibikombe bibiri wewe wabonaga urimo rajya muri video urimo witambika ntabwo namenye ko bamfashe video mba mu rugaga rwa RPF Inkotanyi rw'abagore nkabone muri iyo senefu y'abagore ubundi tureba amakimbirane aba mu ngo tukareba ibibazo bijyanye n'umugore n'iki byose nacyo nakira nagikubiragamo muri urwo rwego Sabe ashobora kuba afite abantu bashaka kumusenyera we ni kwa none nge niko nabibona bashaka kumusenyera urugo ku buryo
abaye umuntu ureba kure nge nibazaga impamvu ki uyu mugore mubaza ntasubize aho kumusubiza aho akajya muri telefone ahamagara abantu ihamagara niyo baje gufata amavideo yahurije abantu yahururije Sabe abantu yahururizaga bafashira video yakomeza guhamagarana abavugana abahamagara umuntu azamutse baravuganaga umuntu afashe video bagapfa mu baravuganaga abantu bafashe video nabo baturiye Sabe bamujyana muri rugo nibo badufashe video ariko ntago tuzige bazidufatiye kuko akana kagasore umwana w'uwo twari kumwe waduteruzaga hari wadufashaga akazi yarambwiye ati Mary we uko uhindukiye uko ugize gutya bagufasha amafoto n'ama video kugiye numvaga se byaba bimaze ntago mbese numvaga izo video niziki kuko urabona nago uri gufata video oya none se ni umuntu nibaguye tugatabara ngo tumujyane kwa muganga waza gufata video ziki nibazaga se sinabiha ikintu gikomeye sinabyita ariko uwo mwana w'umusore arambwira ati dore uyo mugore umugabo aguye ahisaza kumufata dore nuriya musore uzamutse hano wagapfukamunwa nabandi basore barimo hano hari umusore muremure w'inzobe harimo nabo bagore buvuga b'inzobe niba wo karara arimo birashoboka ko ntago muzi ariko nabonye mu bakobwa b'inzobe rwose abona narababonye najya kubaza bashaka kumva ko nabaza najya gukurikirana ukabona ariko reka umuntu tumujyane kwa muganga wowe bazo ngeze aho nanjye mbona yuko icyo kibazo nanjye nibashije ni gute twe twaje gutabara umuntu waguye ariko hakaza abandi bafotora bafatana video kandi bahamagawe n'umuntu umwe mwari gucyo muvugishaga nanjye nabanje kubona ko yasinze nge nabonaga yasinze ko n'umwuka w'inzoga narawumvise none ndangije ndavuga si umuntu yaba hari abantu bamuhaye ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu bigatuma atamererwa neza agapfira hangana ni nabwo bwoba nabanje kugira ndangije mbonye mu uwo mugore ndavuga si umugabo n'umugore bashwanye bakaba bagize none mbona ntitubaza umugore namaza ngo umugabo nkabona ntari tayari nyuma nyikiriza kuko abona nakomeje kumubaza ariko byo byagurya ariko mpita mvuga ndebye ukuntu ndavuga namubaje rero kari kumukora gakora kuri ndi gakora iryo jambo wamubajije ngo uhise no umugabo wawe ndakakwikiza ntiye gakora kuri ndi ndebe gakora kuri yewe Sabe namusaba ngo asubize ubwenge ku gihe arebe ko uyu mugore nawe atari mwiza uyu mugore aramusenyera agamije kumusenyera kuko aranamuruje yagize n'ibibazo none se jewe impamvu mbivuga gutyo ni gute twaje gutabara umuntu wagize ikibazo wakajya hamagara baje gufotora no gufata video ni gute tutabiza urabona ko bafashe mu mugongo kandi twararebanye nigeze amfata imbere nigeze afata imbere yafataga yihishe nuko arafite icyo ashaka barafite icyo bashaka kugeraho noneho ikindi ukuntu bateruye Sabe hari bakamushyira mu gipangu cyo kwa Claude mbere yuko ajya kwa muganga bakayaduga ngo nimureke turamujyana kwa muganga nanjye ndi sister ndeka ajye kwa muganga tumenye ko umuntu yagiye kwa muganga ntago nzi nyirayo mazigenda iyo bamwegamijeho bamuryamisha iruhande rwayo hasi uwo witwa Ngwino Ndebe aramwegamiza arangije uko mubaza we yafataga telefone ari guhamagara cyangwa ari kumutabariza yasahamagara abo ngabo babandi wumvaga ari kwabwira ngo iki yarahamagaraga avuga ngo iki nibaze Ngwino ariko ubona ko ari ibintu biteguye uteretse agakombe hasi sibyo yebanga ubona uteretse agakombe hasi warimo babwira ngo iki warimo babwira ngo iki hano ye nabaje kubabaza muturutse Ndebe amwegamije ubona ko inyuma yari abandi bantu ujya guhora bibona abo mama twari kumwe wo ngabo turamubaza tuti se mutuye hehe muturutse none Ngwino Ndebe ahita ambwira ngo hano haruguru hano niko yahise kubwira ngaha niko yabanje kumbwira ngo hano haruguru ese ko tutabazi ngo turi bashyashya mwafashe amafoto na video ni uyu yahamaganirwa n'uno mugore na Ngwino Ndebe uyu wundi siri kumubona ndi kuvuga ati no uyu uri gufata video urabona ko uyu nguyu arimo arafata Sabe kumuterura none harunduri inyuma nge ntago numva ukuntu tuje dutabaye umuntu ntanatubaza ati muraba hehe murambariza iki nta n'umwanya ntago yadukeneye ahubwo yafataga telefone yihamagarira abo bantu ahamagara nge ndibaza nabwo se nirwo nahise mubaza ese uyu umugabo wawe cwe n'umugabo wawe cwe wewe wabashije kubona ukuguru kwe kwavaga amaraso kuri gutya kikiye haraho yavuye amaraso
haraho yavuye amaraso yakobotse oya yaraguye hariya ariko yarahaguye twaramubonye ngo yaguye cyane yaguye cyane noneho akomeza gufata akaguru gutya kamubabaza ugahina byanze karamubabazaga cyangwa interpretation yamufashe none aguhari ntabwo bishoboka oya ye niyo mpamvu nagize ikibazo mbaza uriya mudamu none se kuvuga ngo interpretation yazamutse birahura he n'akaguru oya sabe waramaze gukabona ntahari yibazaga imibayeho nakavuga ati buriya ameze ahubwo agashyiramo ingofero akanyihisha yashakaga kwitsinda none ngewe mbona n'uyu muntu yasinze ngiye nicyo kintu waje gutekereza uramubaza ibibazo wabashe kumubaza tutumvishije n'ingibi ngira amaze bikugendekeye biti ubaye iki cwe bigenze biti urarwaye tubonye uguye ufite ubundi burwayi cwe uwo mugore niwe watubwiye ngo hypertension yazamutse none se yabwiwe n'iki ko atari kamugeza kwa muganga yeso njye kwasuza bakunzi ba Kigali ni ubuzima 50 ndetse na Domito TV mwe mwahisemo ko tubana kuri uyu muryango rero uyu munsi twasuye umama mwabonye mu mashusho ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umunyamakuru w'umugenzi wacu Munyangabe mu Rugisabe uyu mama muri marareba imbere ya kamera twasuye muraza kutwihanganira twamusiye dusanga ari mu masuku mu rugo ariko atubwiye ati ntacyo ngomba gushyiraho umucyo kubiri kuvugwa cyane ko ibi ngibi birimo biravugwa ari speculation barimo barabeshya ngereka mbaho kuri kwi video cyangwa se kwibi bintu kuko je nari mibereye nanatanze bamwe bo mwabonye hariya kuba nagera kuri uyu muntu reka ngiye mbaye ukuri kose kwi video ahitamo yuko yabagezaho cyangwa se akatuganiriza ku bijyanye n'iyi video barimo barabeshya bamwe bati yarasose hoteli uyu mubyeyi aragiye kubidusobanurira bamwe bati yavunitse atorotse ibyo byose araza kuba abikomozaho adusobanurire kuko yatubwiye ko atari bubeshye ko ari umwisilamu agomba gukuraho urujijo ku byo muri bazaho mwese abarimo barabeshyira uyu munyamakuru mu Rugisabe yuko yari kundaya we agiye kuba abisobanura byose akantu ku kandi wowe ntucikwe kuko uyu mubyeyi agiye kuba atuganiriza buri kimwe cyose kandi uri busobanukirwe uyu mumama muri murabona ni wa wundi uramba akantu k'umutwe muri witambika muri video ariko mbere ko ninjira mu kiganiro reka tagire yibwira abadukurikiye mama waramutse mwiriwe neza mwiriwe mwaramutse kugira ngo utangire wibwira abadukurikiye nitwa Murekatete Fauzia akunzwe cyane ku izina rya Maîtresse Rukundo umwarimu kazi nibyo nigiye mama w'abana bangahe bane w'abana bane n'umugabo umugabo yarapfuye akaba ari n'umunyamuryango wa RFF Inkotanyi na nyuma y'ikiganiro araza kudutembereza aho byabereye ariko abanze dutangire ko yabibonye nyuma yuko aza kudutembereza uko byifashe nibyo ndi umunyamuryango wa RPF Inkotanyi igihe kinini cyane ndi umukadu maze igihe kinini kandi ayikunda muri make ndi intore rero mbere yuko utwinjira muri story nyayo ndagira ngo abantu babanze bakumenye uri kavukire cyangwa ubundi jewe mvuka muri Ngoma iburasirazuba ariko kubera igihe kinini maze i Kigali n'ukuntu uzwi banyita kavukire gusindika kavukire muri Nyabirama ndi n'umusilamukazi ni byinshi aje ndi muto nka birarenga kavukire ngo tubira jenoside yabaye uri Kigali ndi Kigali ariko ntabwo nari ndi ahangaha so nari ntuye usibye ko muze ku gacaca nazikoreje ahangaha rero uyu munsi kamera zacu twazerekeje ahitwa Rwamara uyu mama niwe wagaragaye muri ara mashusho ni mu Rugunga n'akagari ka Kiyovu umudugudu wa Rugunga rero uyu mama agiye kuba atuganira iyo story ariko mbere yuko twinjira muri ibyo ndagira ngo tubanze twisangane nawe tuwe tumumenye ngo ninde tuwe tumenye uyu mama ugiye kutuganiriza muri uyu mudugudu twaje kumenya yuko uri umuyobozi ushinzwe iki muri uyu mudugudu ndi mutwara sibo wahangaha turi muri uyu mudugudu twicaye ariko nkaba no mu nzego z'urugaga rwa RPF Inkotanyi rw'abagore nkaba no muri SNF y'abagore rero uyu mama ngiye kumuha ubugari cyangwa tugiye kumuha umwanya atugezeho inkuru yose scenario yose y'ukuntu biriya bintu byagenze
ave mu rujijo rw'abantu batageze kuri tere. Uyu turi kumwe nawe nuwageze kuri tere, ureka barimo baravuga yuko ibyo bintu babizi kandi batarageze kuri tere. Mama rero tuguhaye umwanya ngo usobanure scenario guhera akantu ku kandi uko wabibonye. Twebwe tuba tugufasha, tuba tugushyiramo ko tukunganiramo uko abantu bagiye babivugaho bitewe uko urujijo kuri ibyo bintu. Mama tuguhaye ikaze. Ngewe ntabwo ubundi nakurikiye byose uko ibyo bari kuvuga, nuko gusa numvise abantu bantelefona bakambwira ngo twakubonye muri video yo muri kuri YouTube. Ntabwo agiye ko najya kuri social media, nagiye gute okay ndakurikira nkasoma nkareba amakuru, abantu bose ndabasoma ndababona ariko ntarababona ku maso. Aho bavuga bayagonda basi Sabe ariko ntago ndamubona. Ubu nibwo namubonye ifoto ye, ntago nari muzi. Kimara kubona inkuru nibwo nayibonye, ndavuga nti ndifuza kuba namureba nkareba ko ahuye na nuwo nabonye. Aba Pastor Claude bose ndababona. Ifoto wabonye ko ari bo wabonye hariya. Ntago nabyemeza ko n'ubwa mbere nari mubonye. Kandi umva ushaka kugarukamo kwa muguru. Ubona umuntu muri situation nk'iriya akubundi ukamubona ari muzima, nge ndumva ntapfa kumumenya. Ariko wa mukobwa aramubonye. Wa mukobwa banye muri video bamubonye hariya. Muzi kubera ko nigeze kubona ikiganiro cyaba ari impanga. Naragikurikiye. Ariko mubona hari ntabara ntago nahise menya karibu ko yarahindutse. Okay. Urana kujya gutwapudetinga abantu neza. Hari tariki zingahe, hari sangahe? Hari kwa kanga. Kwa gatanu kuri ira video ifatwa hari kwa gatanu kuri 30. Ko twari mu gikoni cy'umudugudu. Mu masaa yine gutyo. Bahita bamamagara umuturage umwe arambwira ati tabara umuntu aguye hano imbere yanyu. Noneho mpita mfata abadamu twari kumwe tujya turatabara, aribwo nasangaga uwo mugabo aguye, uwo mwanya uwo mugore nabaza kumufata. Uriya ngwino ndebe je ntago nari nzi n'izina rye. Ubundi kwa bihasanze station basanze meze gute mu mekariri. Urupangu bavuga ngo Sabe yasimbutse ntarwo twe tuzi. Nuwo wabaza hano utuye hano wese yakubwira ko ntarwo azi. Nta wamubonye asimbuka. Nta na video ihari yo kumubona asimbuka. Nayo rwose. Nta na rogi muvuga, nta rogi ziri ahanga. Oya, irogi ziri hirya hariya kandi kuva hariya kugira hari urebye situation harimo ntago ari kuhagera. Kuko ikintu nabonye yari yavunitse akaguru. Yaraguye kuri biriya kuntu bahakoze umuhanda. Bakoze umuhanda bakora neza. Nagarambiye tikiringa bwe mu wapi. Yaguye aho nga. Oya ntaho. Noneho ngewe nahise nshaka kumenya se uyu muntu abaye iki ko mbona arembye. N'uwo mugore ahita amufata. None nkamubaza ni se bigenze bite cwe. Habaza umugabo cwe, habaza umugore cwe. Ndabwa se ubundi mwe muraba hano. Yego. Muri mu majwi rumvikana. Muraba hano mubaheye. Umugore arambeshya ngo hano haruguru. None se ko tutabaza ngo turi bashya. Ese muri bashya muri muyihe sibo. Kandi igipangu bari bicaye nicyo twabonye ko bari barimo. Cyo kwa Claude. Akubeshya ngo ni ruguru. Yarambwa ngo dutuye hano ruguru. Akwereka ruguru. Hamwabonye kayira kazamuka. Noneho ndebura mugabo mbona no mugabo musirimu. Ndavuga se uyu musirimu waba utazwi muri aka gace nuwuye. Ariko umva umwuka w'inzoga. Nge nabonye ko yasinze. None namubaza nkabona ntari tayari no kunsubiza nkabona ntabwo ahari. None ubwo mudamu mpita mvuga nti si n'umugabo wawe. Ndongera ndamu araceceka. Numubaza bwa kabiri uyu se n'umugabo wawe. Aranyihorera. Mubaza bwa gatatu uyu se n'umugabo wawe. Ngo yi ariko ahita afata telefone anyikiza. Mpita mbwira abantu n'uyu muntu ntago ari umudamu n'umugabo. Ninkurikije imyambarire yambaye. Ninkurikije n'uyu mugabo ubusirimu uri kumubona nubwo ntamuzi. Ntago uyu muntu ari umugore we. None se kucyaje kumufata ka afite amatelefone ahamagara abandi bantu mukanya mbona abasore baraje baza kumuterura. Baza bambaye n'agapfukamunwa. Umwe niwe waje yambaye. Baje abasore bangahe? N'umusore umwe wabanje kuza. Yambaye agapfukamunwa hano, yambaye ingofero ya gutya ni madodo harya. Asa nuyihisha mu maso. Ntabwo yashaka ko tumubona. Ari na bikekwa yuko ari wabafashe video.
niwe wayidufashe kuko umwana uwo waje yihishe mu maso niwe wayidufashe kandi arahamagara ngwino ndebe kuko baravugana ku matelefone niba yitwa ngwino ndebe ntago mbizi kuko ubwo nibwo nabimenye noneho we uko namubazaga yarafite ubwoba afata amatelefone ahamagara agira gucya ahamagara ndavuga se umuntu yaba ari umugabo we antatubwire ngo ahubwo nimumfashe mu ntabare ko tuje muje kudutabara ahubwo nkabona ntashaka kuduha umwanya ahubwo nkabona arimo arahamagara abandi bantu sigara nkomeza kwibaza ikintu noneho abadamu bandi bari bahari ngo ariko wowe ngo urabaza iki ngo waretse umuntu akajya kwa muganga ni yego umuntu agomba gutora akajya kwa muganga ariko tunashaka kumenya ndababwira nti ibi bintu harimo ikintu nkurikije uko nimo kubibona noneho ubwo mpamagara mutugudu numuhamagaye ndamugani rero hano hari umuntu waguye hano dukora iki kugira ngo atabarwe atereka nkohereza abanyerondo bamanywa baze bamutabare ntibanatinze hano iwacu turatabara ibikorwa byose mbese tumva yuko nta kintu cyavuka duhari nuko noneho ahita bohereza babaraje baje aza bane ababiri baza mbere abandi babiri nabo baza nyuma abaje mbere babiri mpita mbasobanurira mbereka uwo muntu babandi wa mugabo wa muri agapfukamunwa n'uyu mugore baramuterura n'abandi basore bahise bava muri icyo gikari ntazi bamwe abasore bareba cya gipangu bavuga ko yatabutse yes kandi isha gipangu nakibonye abakobwa b'inzobe bari nakibonye ntago gikoteye harimo n'urugira burarangaye imodoka ya Benz ishaje ya Benz ibikuvuga ko bamwicaje uruhande rwayo hasa baramuteruye bamushyiraho ngaho twari tugakwihara dukomeze tutoza kuba tuhagera we uraje umuhamagariye ubutabazi baraje noneho ubwo mutekano tumujyaho aho ngaho yaricaye uruhande rwa Benz umutekano n'umujyanama ndabwa nimwihutiye umuntu mujyane kwa muganga icyo gihe ngwino ndebe yarari aho ngaho inyuma arimo kwepa gukamera ntago mbizi kuko uwakameye yakameraga kuko babonaga nigiye wabaye interesse y'icyo kibazo marigire ko abantu ntari mbazi ni wa muntu wabaje cya kibazo ngo uyu muntu yitwa nde ninde nigiye byose wabibazaga uruvuga ijwi ry'umugabo mvuga ijwi rimeze nk'iry'abagabo niko mvuga ni wabibazaga ngo umuntu nigiye wabibazaga noneho uko nabazaga nge ntabago bashaka ko mbaza barambwiraga ngo ariko ngo reka umuntu ajye kwa muganga ibyo baza ngo ni ibiki ngo bitwa nkabona baramo baranyigizayo none mu kunyigizayo bahise bamuterura bamujyana muri urwo rugo irondo biraraje tubigeza aho ngaho nabwo ntibashaka ko nkurikira nibwo rero navuze noke noneho birondo n'uyu mujyanama ni bamujyane kwa muganga mujyanama muzima ambara taburiya ahita ambara taburiya bahita bamujyana kwa muganga Rwamara none telefona umuntu wo kuri reception Rwamara ndambwa hari abantu hari abantu nohereje kwa muganga umugabo uri mu mbunya atameze neza ariko mbere yaho uwo mugore niba ari ngwino ndebe naramaje nisubundi bigenze biti banza kunyihorera nkabaza uwo musore bigenze biti bose wapi nta n'umwe ashaka kugira icyo amubwira ahita avuga uwo mudamu ngo agize ngo hypertension ngo irazamutse none se hypertension n'ukuguru kwavunitse aha birajyana gute niko mbona umugabo afite ukuguru yavunitse ni hypertension birajyana gute bari icyo gisubizo bagwa ntago nicyo uwo mudamu yamaye bahita umuntu kubasi ubona ko harimo ibintu by'ubwesikoro kandi nababundi baje gutabara kugira ngo nabajyanye kwa muganga ari wari uhamagawe azana fotora yewe wowe impamvu wagize confusion ikintu ukuntu mbibona Imana imbabarire ntabwo ndi Imana nta nubwo nimagine ibintu nagize ngo ngere muno burizo rwaserera zabo bantu batumvikana bafitanye ibibazo sinyeneye kubijyamo nge navuze gusa ku situation y'ikintu cyabaye nuko byagenze gusa uriya mugore ngwino ndebe ntabwo namubonye nk'umugore mwiza nabonye yaba yakora complot uyu mugabo ninde harya Sabe genda abona yakwiye kusubiza ubwenge inyuma akareba uyu mugore ko ashobora kuba atamukunda ahubwo afite ikizindi nyungu amushakaho yanamusenyera we niko abibonye nge niko nabibonye niko unashaka kwibaza ko yari abantu bashaka kumusenyera niko mbibona nk'umuntu mukuru wabonye yateguriwe uko abibonye wewe none se ni gute niba utabara umuntu uhamagara abandi baza bafotora bafata video batabikoze niba twese twari abuhamagaye bakariho bakamenya niba twese twari dutabaye umuntu warugize ikibazo kuki bataje ngo bagire kandi naho uwo muntu muvuga ngo bamufasha asambana ko twe tutamubonye ari hehe
ukiri aho ngaho urahita nanjye kwibaza ufatiye umugore wawe mu nzu arimo arasambana n'undi mugabo ese nimba uwo mugabo aguye inyuma y'igipangu koko nimba agisimbutse we mugabo n'urugero nta muntu zigaragara hano Sabe yafatiwemo ngo yasambaniyegamo hayo twabonye bamwe baribaza ngo kuki yaguye inyuma y'igipangu yikanze uwo mugabo ntaze kureba uwo muntu uvuye mu rugo rwe ntaze kumureba ntabwo bisobanutse aho ngaho kuko umugore niwe wanamubonye nawe mama wowe umubona mwari muhagarariye wasanze ahagararanye n'abantu bangahe yaguye natwe twiruka tujya kumureba n'uriya mugore ahita amufata umugore yamuri inyuma ngwino ndebe yaramuri inyuma yarahagaze hano hafi y'umudugudu ngwino ndakwereka hano ndasaba aha ngaha ngwino ndebe ahita amufata amwiyegamiza nyine ngwino ndebe yarari yarahagaze hafi y'umudugudu harimo intera n'ahantu Sabe yaguye yes noneho wa musore nawe azamuka ava muri kaburimbo bazamutse bagiye kumureba bagiye kureba Sabe ni ukuvuga ngo ngwino ndebe yarahagaze kuri za metero twabonye hepfo harimo akametero nyinshi harimo akametero zitari munsi ya 20 kugera aho yarari mwebwe mwari muri mu mudugudu mwavuye mu mudugudu uko twese twaje tusa n'abatabara niko nawe yaje ahita aho ngwino yarahagaze nawe wari uhagaze oya je nari ndi imbere ku mudugudu mwimbere muri aho ngaho muri icyo gipangu wewe wasanze aribwo bakiza nawe ariko Sabe akigo yikubise hasi yaguye ureba ntago narebaga yikubise hasi umuturage umwe ahita amamagara ngo Fauzi yawe ngo tabara ngo umuntu araguye aho ngaho ku mudugudu wanyu dusohoka nabo bagonaga nimuze dutabare tugenda gutabara uwo mudamu nawe ahita aza abari umufata uwo muntu akureka kuwesa atarutse cyangwa aranyere agogo hasi uwo muntu aguhamagaje wowe ngewe yarambwiye ati dore umuntu wo muri koridoro araguye naho araguye ariko namutelefone kuri telefone ndamubaza se uwo muntu wamubonye asimbuka igipangu uko nabyumvise ejo maze kumva amavideo arambwira ati reka da ati nta gipangu yasimbutse rwose yarari aho mbona kubya akaguru kubisa hasi none se mama tugaruke wenda kuri kino kibazo cyateje impagarara urabona ari kubera iki abanyamakuru abahanzi n'abagiye batandukanye bafashe ibyura mukobwa yatangaje uriya Kararisa bakaba babisunika bakaba babiteramo ishoti ry'umupira rirerire urabona wenda kuri wowe uriya munyamakuru Sabe yarabanye neza n'abantu cyangwa urabona ko abantu bamwe batari babanye neza kubera ko urabona buri wese nawe urimo kumuvugira kireka twebwe twifashe twabati reka tuze kuri tele nubwo byatugoye bitatworoheye ariko we watubwira impamvu ubona bose bamuvuyeho bakaya kuri iyo video kandi iyo video kuko mu bigaragara ataratarutse igipangu nkuko bago yarasambanye erega namwe nuko mwamuntunguye mu ngwaho ntanabazi nari n'abandi banyamakuru banyandikiye bashaka ngo mbahe inkuru ariko ndabihorera kuko ibyo bintu ntago nabijyamo n'ibintu bitari byiza harimo natwe byabaye kugorana amakimbirane bafitanye yabo yo kuri social media gisinkeneye kuyajyamo kuko nta nyungu mbifitemo ntaho byangeza natwe byagoranye uravuga ati kubura umusiramu mugenzi wawe ntacyo kamubwira ibyo nabonye abasiramu tuvugisha ukuri kandi tukavuga ibyo twabonye tuzasubiramo ko tuba tuzi ko byaduteza ibindi byaha bitari ngombwa kuko na Sabe ubwo nanjye simuzi sindanamubona ubwo byatumye mubona ku ifoto tu ndamubona none nkajya nitegeza ngo ndebe ko asa na wa mugabo nabonye mu ingofero nkabona birasa ariko ntibise neza simbizi niba ari we ntago mbizi niba ari we ariko niyo mpamvu ubwo nashatse nimero ze ejo ndamuhamagara ngo ndebe ko ari we wavunitse bakamushyiraho isima koko nari yaranje nanjye ndazibona oya narebye ku itimbi CV nari isimbi TV ndazirebaho ariko muhamagaye ni compose kuko nagiraga ngo ndebe abone ko ari gihe wari uhari noneho nawe ndebe ko ariyo koko bashyizeho isima nemeze ko ari Sabe koko wamubonye yambaye gute yari yambaye ishati n'ikira n'umupira ara cyane ntabwo mbyibuka ingofero niyo nibuka meze gutya niyo nibuka nta jambo yigeze amvugisha yararebye gusa namwe guca muvugishaga ntabwo nabanje kubona ko yasinze njye nabonaga yasinze mbona umwuka w'inzoga narawumvise none ndangije ndavuga si umuntu yaba hari abantu bamuhaye ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu bigatuma atamererwa neza agapfira ahangaha ni nabwo bwoba nabanje kugira ndangije mbonyemo uwo mugore ndavuga si umugabo n'umugore bashwanye bakaba bagize none mbona ntitubaze umugore namaza ngo umugabo nkabona ntari tayari
nyuma nyikiriza kuko abona nakomeje kumubaza ariko byo byagutya ariko mpita mvuga ndebye ukuntu ndavuga namubajije rero kari kumukora gakora kuri ndi mugeze kuri gakora ku jambo wamubajije iryo jambo wamubajije ngo uhise no umugabo wawe ndakakwikiza ntiye gakora kuri ndi ndebe gakora kuri ntago ngwino ndebe namubonye ubwo bundi cyukubwira ngo yego abantu uko bari bazi mu bana afitanye na Sabe bahise bavuga ko n'umugore uzimamvu yego uzimamvu kuko urumva si umugabo we n'ubundi uzimamvu kamubayeho kanini mu minsi yashize haje ikintu cyitwa nk'igihuha cyuko we na Sabe hari umubano bafitanye ibyo biza ariko nta kimenyetso bifite impamvu byawe birabyaje bya proving ibyo abantu baravuze yuko we na Sabe baryamana ibyo gihe ntabwo nabihagarara ko nabyo nabonye urumva nyine niyo mpamvu no muri iyo kese tuza gutabara nta n'umuntu n'umwe wavuze ngo uyu mugabo ngo avuye ahantu baramufasha ntawe bivuze nta n'umuntu wakubwira ngo yamubonye asimbuka ibyo mbajije uriya muhungu ni umuntu usirikira hariya aba no mu gipangu cyo kwa Claude ni umuntu umeze nk'umukozi ni umuntu dutuma ni umuntu dukoresha ibi n'ibi mani power woza amamodoka ugira gute arambwiye ati ibyo bintu nta nibyo nzi uriya mudamu w'umwagent ukorera hariya nawe ntabyo azi ni gute se abantu b'ikantarange bazi ko Sabe yafatiwe arasambana twege tuhature tutabizi tudafite amakuru kandi mwaramubonye aho rero dufite amakuru yuko munange muri social media ko mbyumva gutyo ariko nkumva sinzi ibyo ari byo nanjye nibisobanutse wowe ibyo baramushinja avuga ngo giye ngo yatabawe ngo n'umuntu ukora mu muhanda kandi icyo kintu cyaramakobye kandi mu mudamu oya ntago cyambabaje kuko nanahakora nanjye ndi umuntu ariko nuko ntariwe urumva yuko na makuru bafite atayuzuye wowe twahaye kuri yabo ntago yuzuye amakuru yabo ugiye uduhaye kuri kose yamahaye kuri gose ntago mwaje nabazi mwagira munguyeho gutyo nanjye numva amakuru nayatanga uko ameze Sabe simuzi abo bandi bafitanye ibibazo ni ari bandimba simbazi nibibazo bafitanye simbizi nuwo wivugiye ukuri kwa nuwo ngwino ndebe ubwo nabyatumye menye izina rye impanga nigeze kubona ikiganiro cyabo kera y'impanga ebyiri wowe wivugiye ukuri kwa kuri kose nta nubwo nari ko yatanye n'umugabo nabyumvise muri kuri YouTube ukomeza imbere y'isi yose gusa ubwo jewe Sabe namusaba ngo asubize ubwenge ku gihe arebe ko uyu mugore nawe atari mwiza uyu mugore aramusenyera agamije kumusenyera kuko aranamuhuruje n'ibibazo none se jewe impamvu mbivuga gutyo ni gute twaje gutabara umuntu wagize ikibazo wakajya hamagara baje gufotora no gufata video ni gute niba ari ibintu bitari biteguye noneho badufata amafoto tutabizi tugiye kubona tubona dusohotse kuri YouTube shatse no kuvata umuntu wamfashe video njana no kujya kumurega kuko yamfashe video ntabishaka izo nzira ubwo nazabivamo no kwirwa nikururira abanze kubitari ngombwa rero mama tugana ku musozo urumva ko naba barafashe video bagafata amafoto tutabizi urabona ko bafashe mu mugongo kandi twararebanye nigeze amfata imbere yagufashe amaso nigeze afata imbere yafataga yihishe nuko arafite icyo ashaka barafite icyo bashaka kugeraho noneho ikindi ukuntu bateruye Sabe hari bakamushyira mu gipangu cyo kwa Claude mbere yuko ajya kwa muganga bakayaduga ngo nimureke turamujyana kwa muganga nanjye ndi sister ndekajye kwa muganga tumenye ko umuntu yagiye kwa muganga nese mama uri Claude ubona mu mafoto uri Claude ntabwo ari we ntabwo ari we Claude nyiri igipangu byo nabyo byanyobeye ntabwo ari we nyiri igipangu kandi nabonye bamubaza bagira gute ntabwo ari we Claude arimo ritira Claude ni iki kwereka rero bya bindi byanyuma muri social media nita ngo niba ari planka niba ari kisimbizi mbere ko tugana ku musozo uyu Sabe twagombye kwigiramo isomo ki muri ibi bintu byamubayeho cyane abagabo bubatse no kujya mushishoza mukareba inshuti nyanshuti hanyuma kandi mukajya mujya mu bintu bisobanutse bidasobanutse mukabyihorera ubona umuntu wasohoye no video ubona yarafitiye papa cyane yarafitiye iyihenego ibyo byose no kumusenya bose niba yayifasha akadufotora tutabizi akayikwiza insi yose bakirwa bamuriho urumva atari gushaka kumusenyera no kumutesha agaciro n'izina rye kuritesha agaciro Sabe bamutesha agaciro
kubera iki haje iriya foto ije hashize nk'iminsi 11 akoze icyo kibazo ikaba imaze iminsi 3 ari bwisohotse kubera iki ntabwo mbizi ntabwo tubizi byadutunguye nta nubwo twari tuzi ko badufashe muri video iyi video yafashwe ku itariki 10 siko twabonye yafashwe itariki 30 munsi byari kwa gatanu munsi w'ijoro ku manywa nta nubwo ari mu gitondo cya kare hari sanga mu masaha yine gutyo iriya video yafashwe ku itariki 30 z'uku kwezi z'ukwa munani z'ukwa munani saa yine mu masaha yine mu gitondo cya kare ku manywa urabona ko ari mu kayira k'abagenzi kayira kazamutse nta nubwo ari ku muhanda ariko iyo uhagaze muri metero 30 uba ureba kuri kaburimbo kandi unarebye icyo gipangu bava ngo asimbutse aho basohokera kuko ntabwo hari igipangu kigaragara ko umuntu wakinjira ufunguye ni ku karubanda barimo no kukibona mu imodoka ya benzi sanonati imaze imyaka myinshi ibona ko ihagaze abamo n'abantu benshi ntabwo nzi nyirayo iyo bamwegamijeho bamuryamisha iruhande rwayo hasi noneho hasi naho rero wenda wasanga naho barafashe izindi video izo bavuga ngo hari izindi video batarasohora wasanga izo zose uzamufasha aryamye hasi ngira ngo simbizi urabona kuri icyubahiro gitakara gusa uramugabira umuntu ubashye kuri social media wagiye murebye njya gutabara nahise mbona ari umugabo w'umusirimu ndavuga umugabo w'umusirimu se kuri aya manywa bigenze biti oya nta bakobwa bari kumwe uwo mugore ahise aza aramufata amwegamiza uwo witwa Ngwino Ndebe aramwegamiza arangije uko mubaza we yafataga telefone ari guhamagara cyangwa ari kumutabaza yasahamagara abo ngabo babandi wumvaga ari kwabwira ngo iki yarahamagaraga avuga ngo nibaze Ngwino ariko ubona ko ari ibintu biteguye bari bamupangiye mama turimo turisoreza rero wenda hari inama ushaka kugira abagabo bubatse n'abagiye gushaka ingo urumva kandi n'abagabo bashurashura urabitse ko muri sharia y'idini no guca inyuma mwashakanye ni icyaha gikomeye babyita zina abo bagabo bakora izo ngeso aba basore baba bagiye gushaka n'abakobwa baba bagiye gushakwa bakora nk'ibyo ngibyo urababwira iki cyangwa natwe dukora mu itangazamakuru cyane cyane abasitari bahura n'ibibazo bigiye bikomeye ntabwo wapfa kumubona ahantu hari hose tanga isomo cyangwa utanga inama twisoreze ega burya buri muntu wese usibye kujya mu nzira y'idini niba ukosoreka gushyira ku murongo icyo gihe bituma utinya Imana hanyuma ugatinya no kujya mu bintu bidafututse naho ubundi guca inyuma mwashakanye ibyo byose bizana ingaruka mbi uko byagenda kose iyo uri muri izo nzira bigutera umwaku bikagutesha agaciro iterambere ryawe nyine rihagarara yego rero mbere ko dusoza mise numva nakubaza cyangwa se twagira icyo tuvuga kuri iyi video gato wihangane ganereke sorry uraza gutangira ndabona ko hasi izindi bigaho arindi hejuru ndetse arinda ari kwinananga ndetse gato hano mise nibaza ikibazo reba hanga uteretse agakombe hasi sibyo reba hanga ubona hanga uteretse agakombe hasi warimo babwira ngo iki warimo babwira ngo iki hano Giye nabaje kubabaza muturutse Ndebe amwegamije ubona ko inyuma yari abandi bantu ujya bibona bibona abo mama twari kumwe wo ngabo turamubaza tuti se mutuye hehe muturutse noneho Ngwino Ndebe ahita ambwira ngo hano haruguru hano niko yahise kubwira niko yabanje kumbwira ngo hano haruguru ese ko tutabazi ngo turi bashyashya ari n'abandi basore baje baramuterura reka ntago nayibonye neza reka ngiye ntago nazibonye wetse Ndebe hari umusore wambaye agapira k'ubururu hari undi hejuru uri wunamye uyu se wandi ufite agapfukamunwa uyu niwe wafataga amavideo agaragayemo wa wundi w'agapfukamunwa ni uwo n'ingofero kuba nta rundi ruri kugufata inyuma yavuze ko hari abandi bari bahari ntago reka ndayireba neza agezo video kuko urabona bari benshi ntago ndabireba neza cyese ni muzinyereka nkareba neza ukabanza yikwereka irebe kanambara net rero ntago mbazi
reba hano urabona uteretse agakombe hasi urabona hanga uteretse agakombe hasi umva reba uyu ni hajyati wari uri hano inyuma hari n'abagenzi rega banyuragaho sabe yarafataga akaguru urabona ko byanze urabona ko uriya niya myenda yari yambaye urwaye rugafata agapfukamunwa uriya uwa kabiri si wambaye ingofero uriya niwe wa wundi wafashe amafoto wafashe amafoto na videwo niwe wari uhagaze hano urakeka ninde wari gufata aho ngaho imbere y'ubururu wari gufata imbere uri gufata video ntabwo muzi ntabwo ndi kumubona neza ndi kukubaza ngiye ndi kuvuga n'uyu reba uri gufata uyu ngo nawe ari mu uyu yahamaganirwa n'uno mugore nangu ino ndebe uyu wundi siri kumubona ndi kuvuga ati no uyu uri gufata video urabona ko uyu nguyu arimo arafata Sabe kumuterura noneho hari undi uri inyuma uri gufata video ntabwo wamwibuka ntabwo abasha kuwamwibuka oya giye nahise mbona abantu ntazi nyine reba ibyo bintu nyine reba agufashe mu mugongo ntabwo kuko giye nari ndi mu gikorwa cyo kwitabarira ibyo bindi sinarinzi ko hari abantu bafotora sinarinzi ko bafata video sinarinzi ko hari ikindi kintu sinarinzi ntabwo apfa kumukuru sinarinzi ko umuntu turi kumwe ari umunyamahanga hari n'abandi bari ku mudugudu uko twaje twese tuzi twaje dushoreranye ese mama ubuyobozi bwo bwagizemo uruhe ruhare wenda warabahamagaye baraza ese ubuyobozi ntabwo twari duhari rero tunagana ku musozo hari icyo wari wakomojeho uvuga ati uyu mubyeyi cyangwa se uyu ngwiro ndebe ashaka kuba afite mission yo kuba yasenyera Murungi Sabe rero icyo ngicyo we ni kwabonye umusore ko bitewe bose niko nabibonye nge ntabwo numva ukuntu tuje dutabaye umuntu ntanatubaza ati muraba hehe murambariza iki nta n'umwanya ntabwo yadukeneye ahubwo yafataga telefone yihamagarira abo bantu ahamagara nge ndibaza nabwo se nirwo nahise mubaza ese uyu umugabo wawe cwe n'umugabo wawe cwe abandi bakambwa ariko urabishaka iki uramubariza iki ni umugabo wawe kugira nabibonaga nkabona atari umugabo atoya ati ariko ahita nyikiza afata na telefone ngiye mbwira abandi ni ibi bintu nubwo mwege murimo gutuma ntabikurikirana birimo akantu rero n'ubundi hari ibivugwa yuko birimo akantu none yabavuye mu nzu yagambaniwe hari ibintu bamuhaye agatubwenge hanyuma bakamujugunya aha noneho twebwe akananirwa kugenda akavunika ejo tukazaza tubazwa ngo umuntu waguye imbere y'umudugudu nicyo cyatumye ngiye nkomeza kubikurikira none nduhuka ari uko numva bamujyanye kwa muganga baranambwira bati kwa muganga twamwakiriye ariko twasanze tension yazamutse tumwohereje Nyarugenge bavuga ngo tension ngo yari yazamutse ngire ko mbyumva yabibwiwe nande oya umwe mu bakora niko yambwiye ariko kwako tutakomeje kubikurikira bose baranyamaganaga bati ariko urabishaka iki bane abantu bashaka iki ndabwo ni simbazi nibyo ariko ndabona ndimo kubona ishusho ntazi yariyo rero icyo nshaka ko tugarukaho n'ubundi nicyo uko birimo biranavugwa yuko Murungi Sabe inundi yatanye n'umugore we Murungi Sabe yatanye n'umugore n'ubundi umugore ntabwo ngo biri kuvuga na kimwe nzi ibyo byose ari Sabe n'ubu mubonye ngo niba yagiye itumye mumenya yaba yaragiye kwihakiriza n'ubundi inde ku muntu wa mugamba ntabwo ndi kubyemeza ko ntabwo namufashe umuntu ari umugamba neza nanone ntabwo twamufashe nta rogi twamubonyemo nta gipangu yasimbutse no mu makuru y'abantu batuye aha ngaha ibyo bintu ntabyo wowe wabashije kubona ukuguru kwe kwavaga amaraso kuri gutya iki kimwe hari aho yavuye amaraso hari aho yavuye amaraso yakobotse oya yaraguye hariya ariko yarahaguye twaramubonye ngo yaguye cyane yaguye cyane noneho akomeza gufata akaguru gutya kamubabaza ugahina byanze karamubabazaga cyangwa interpretation yamufashe none aguhari ntabwo bishoboka ye niyo mpamvu nagize ikibazo mbaza uriya mudamu none se kuvuga ngo interpretation yazamutse birahura he n'akaguru niko mbona akandi akaguru bihuriye hehe akavunikira hariya oya yaravunitse nabonye ko yaravunitse mama hanyuma ari amazi turiya dukombe twamenya tw'umweru turimo amazi wari uyazanye ngakora icyo ari amazi iyo utabaye umurwayi wese umuha amazi nicyo kintu wari ukoze none nzi ko ari icyo ubutabazi bwa mbere n'amazi nubwo atayanyoye
kubera iki oya Sabe waramaze gukabona ntahari yibazaga ibibayeho nakavuga ati buriya ameze ahubwo agashyiramo ingofero akanyihisha yashakaga kwitsinda none ngewe mbona n'uyu muntu yasinze ngiye nicyo kintu waje gutekereza ibibazo wabashije kumubaza tutumvishije nk'ibi ngende amaze bikugendekeye biti ubaye iki twe bigenze biti urarwaye tubonye uguye ufite ubundi burwayi twe uwo mugore niwe watubwiye ngo hypertension yazamutse none se yabwiwe n'iki ko atari kamugeza kwa muganga wenda yarasanzwe zikayirwara yaravuze gusa ngo asanzwe arwara hypertension none se abwiwe n'iki kwizamutse akaba yaragize se imanda cya gipango kwa ngwino nde oya nyine niyo mpamvu ibyo byose byambereye rushisho umuntu araguye uravuga ngo hypertension ndakubaza ngo numugabo ukabanza kujijinganya unsubije utinze ibyo byose nagiye mbyibaza aho kugira ngo dusubize urimo urahamagara abantu baza none mukanya akana kari umusore wari uhari wadufashaga ku mudugudu arambwira ngo Mary ngo rero igihe waruhindukiye ngo abasore bafataga ama video ngo bafata n'amafoto niho kutwo tuntu two nakomeje kwibazaho ndavuga na ahantu harimo idira umuntu atamenye yariyo ariko ibyinshi nkabishyira kuri uyu mugore ngwino ndebe kandi biragaragara ko ahantu ngwino ndebe aba hepfo yaho gatoya aramo ujye kugera muri serikere ni mpange nayo ni hivi ariko ngo dufite umwabi Nyamata niyo makuru nafashe mukuru abinyamata nafashe abinyamata uyu rero niba nawe bashobore kuba ari we ariko simbizi neza ko ashobora kubamo hariya n'abana ariko mu makuru nzi nuko ngahora makuru ahoraza kumureba hariya azahora zari buri gihe ngwino ndebe ngahora azamu hariya buri gihe ariko aragutuza umuntu haba ibyo ntago mbizi aranagutuza umuntu haba kandi ahora hazi ntago muzi ariko si impanga y'uyu mugore tuzi muri quartier aho gashobora kuba ari mukuru wabo kuko mukuru wabo yabaga hano yafite kane bayarimutse ngiye mukuru wabo ninza hano bazi sinyene gukurikira makuru yabo giye abo ngabo rwose kesi reka dushimire abakora subscribe kuri Kigali News Nita no kuri Domito TV show gusa icyo nongeraho Sabe arebe neza izo nshuti zose zimuri ruhande n'uwo ngwino ndebe ntago ari inshuti nziza ntasenye urugo rwe umugore bagende biyunge barera abana babo nicyo kintu giye nasaba umugore wa Sabe agire kwihangana ibi bintu ntibimuce imbaraga zo kubaka tugushimire twaba tugiye kure y'ukuri dushimire umuntu dukurikirana gitangiye paka gisoje dushimire nawe waduhaye umwanya ngo tuganire kandi dushimire n'abadukurikiye bose tuzatugumya tubagezeho amakuru ari breaking cyangwa se amakuru ari mashyashya inkuru zitaraba nyinshi kandi mama turagushimiye cyane tubikuye ku mutima kandi dushimire n'abantu badukurikiye kandi ibi bintu tuba tugomba kubikuramo isomo rikomeye ibintu ni isomo kuba icyamamare nase mama kujya kuba icyamamare hari ikintu kiba kimbabaza najyaga nsoma kuri YouTube ukuntu bashyamiranye ukuntu bashyira ku gasozi amatiku yabo nkabira byo gushyira video ya Jihad hanze ngo yambaye ubusa ntago ari ibintu by'abagabo ntago ari ibintu ubundi mujya muvuga ngo abagore nibo banyamakosa ariko abagabo muri iki gihe nimwe ariko Jihad nawe umunyamakosa amakosa yasinyene kuyamenya kuko sinzi imibereho ya Jihad sinzi imibereho ya Yago sinzi imibereho ya Jean Pastor Claude ya uriya Ndimbati sinzi Jackie sinzi bisoma gusa kuri YouTube nkareba ibintu soma ariko nkabona n'ibintu bitari byiza ababyeyi bakwiye kugira icyo bakora ku bana babyaye kujya kuri YouTube ugakorera amafaranga ntawe wabiseka nta nicyo bitwaye ariko nibakora ibiganiro byiza nkatijyara kabendera mbona ko ibiganiro byiza turamuzi cyane turanaziranye ariko si ukumuvuga ko tuziranye nuko gusa ibyo avuga bitari mu rukoza soni cyangwa amatiku cyangwa gushyamirana abantu bose imbabazi ari benshi bakubiganira dukeneye abanyamakuru bakora ibiganiro byubaka societe nyarwanda n'ibiteza igihugu imbere naba Jennifer njya mbabona Jennifer ajya babwiza ukuri hari n'abandi mbona batanga ibiganiro byiza byubaka ariko hari ibindi abantu bakora nka buryohe ndamubona n'umugore we nawe bye ntago mbona ari nta kigenda no muturanye wa hano ruguru sinzi hatuye ariko ibi hakora na familie n'abana akabajyana muri iriya mudora abana bakiri bato izo zangaruka rero ntago rwose tubishime social media ntituzigemo
nituzikore ariko ibintu y'igikabije ukajya gutukana nka kuri Jacques tukabantu ariko bamuhaye gasopori ndabizi naribonye last warning barayimuhaye ariko bibaye byiza buriya yahinduka akajya ku murongo n'abandi bambarire niba hari navuze nabe ambabarire ariko gusa n'uburyo bwo kuvuga ngo tujye inama twese nituraba marayika turi abantu ariko umuntu aragerageza akagenda asa n'ushyira ibintu ku murongo yagira n'umwe hari ubwo nyambona bagira ikibazo bagasabana imbabazi buriya navava namumenyeje ubundi najyaga numva dore imbogo yandirimbo uko aririmba ariko noneho arwaye byatumye mukurikira apfa namukurikira numva ranambabaje cyane ubwo rero ibintu byo guharabikana ku mbuga ntabwo ari byiza kuvuga ngo arirwaza ngo no gutwikanya mu amafaranga nyuma bya warwaye abarwaye gusa ariko Dr. M ntabwo yashimishije. Mama rero tugushimire ku kiganiro cyiza twagiranye ibi niba byaraciye ku mihanda kandi turagushimira cyane tubikuye ku mutima mama wakoze cyane kandi dushimire n'abantu badukurikiye gitangiye paka gisoje muri abantu bagaciro cyane kandi wowe utarakanze kuri subscribe nukuri kande kandi mama wakoze cyane murakoze namwe mugenda neza Allah subhanahu wa ta'ala kugendera kandi bakaboko kakiri byiza namwe abahe inzira nziza kandi akomeza abajye hafi kandi abahe imbaraga zo gukora mubone muhahe muronke ariko mubikorere mu nzira nziza mureke kushyamirana kuri YouTube bira no gusebya umuryango nyarwanda ntabwo ari byiza murakoze tulla barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ameze neza meze neza uri umwe mu bantu babaye hafi Murongi Sabe ndetse no ku kibazo cyabaye abantu benshi bakomeje kureba imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye baravuga ati yatarutse igipangu avuye bamufatiye mu rugo rw'umugabo anga duhagaze niho byabire tuyo kwa mikoro ugenda usobanura badukurikiye uko byagenze amakuru uko wayabonye ndetse n'uburyo wifashije kuzana ibikombe ndetse natubwira n'impamvu banze kumutabariza bagatamujyana mu gipangu wowe ukaza kubona ko ibintu byakaze ugamagara inzego z'umutekano kugira ngo ahabwe ubutabera kugira ngo ajyanwe kwa muganga ikazere kuri Kigali News 25 no kuri Domito TV show kugira ngo tuganize abadukurikiye barebe inkuru nyamukuru nge muganira nitwa Isaka Mura tugoye kaze udusobanure buri kimwe cyose iki kiganiro twagikora wicaye kugira ngo tukuvane kuzuba murakoze harye ni BTN TV Kigali News 25 ndetse no Domito TV show na Kigali News 50 News 250 ugiye kuri uko byagenza abantu okay no bwa mbere ngiye kuri social media ne mpamvu murakoze twere kuko byari byifashe yango ducurujije nubwo ntari nzi ko bamfashe video ariko je naje mu rwego rw'ubutabazi twebwe twari hano ku mudugudu urabona hano no mudugudu aha hari urugi rw'icyatsi no mudugudu wa Rugunga twari mu gikorwa cyo gukora igikoni cy'umudugudu cy'abana ku itariki 30 z'ukwa gatanu bigeze mu masaa 4 umuturage umwe arampamagara ati uri mu gikorwa ariko ngwino urebe umuturage uguye aha ngaha tabara umuntu yaguye aha ngewe naje gutya nkuko nabonye bamfirimye hanyuma haza umudamu w'inzobe wawe ndi mwabonye umufashe yari ari mu byahariye nawe ahitaza aramufata noneho tumugeraho nabandi twari dukorana hazimanuka nabandi bantu babagenzi bamanukaga aha ngaha nuko umugabo yambaye ingofero wirabura yewe Murongi Sabe we nta nubwo muzi kugeza ubu sindanamubona usibye ko byatumye mubona kuri social media ifoto ye ako ntago nari muzi noneho mitamvuga nti umuturage wacu agize ikibazo je nayizi ko ari umuturage wacu nayizi ko ari abaturage batuye muri quartier turabaza ni se mutuye hehe uyu mudamu ahitambwira ngo ndababaza ni muraba hehe ura mudamu ukabona kusubiza biramugoye uriya wari umutereye mu nake yaje amuteruye ari ukamusanze haguye umutereye nyine yamusanze hano aguye uriya waje urabo uvuga ko bari kumwe barimo baravuga ngwino ndebege sina namuzi usibye ko yaje sanga munari kumwe usibye ko kira nigeze kubabona byahite nibuka ko nageze kubabona kuri social media we n'uwa vindi imwe batanga ikiganiro byatumye mbibuka bebe impanga nabonaga arahindutse nago nabonaga karibu noneho mbona araje ahisa amufata mbonye yambaye n'amakanzu magufi n'iki mbona wa mugabo wiyubashye mbese niyo ndababwira nti uyu mugabo rero dukurikirana ibyo atabagize ikibazo nge naje mu gutabara muri make
waravuze ati ko mbona uno mugabo yiyubashye akari kumwe n'umukobwa ubona yambaye wenda agakanzu k'impenure ese ibi ntago yaba ari indaya mugire nabi ukaba ati ese hano bamubazaga ngo ese mupfana iki ni nabwo bwoba gihe nagize ndavuga ni umugabo niwo mubazaga ngo ni gihe wamubajije njye nabaje kubabaza muri abaheye uwo mugore arambwira ngo hano haruguru ni haruguru he ko tutabaza umugabo namubaza ntavuge nkabona ameze nk'udahari ndavuga nti umuntu ararwaye ameze nabi noneho umudamu ndamubwira nti se mutuye he ngo hano haruguru nisoko tutabazi ni naba mutwara sibo bose ngaba turi kumwe ntago tubazi ngo turi bashya mwabana banabashya mwari kuba mwashize mu gitabo icyabinjira n'abasohoka ngenda abona tutabazi bituma nkurikirana noneho abandi baje hari abandi mama bari turi kumwe ngo ariko wowe ngo urabaza umuntu ngo ubona arembye ngagize gute none se tutamumenya turabigenza gute ariko giye nkabona harimo ikibazo haza umusore uturutse ara mu muhanda ufite agapfukamunwa n'ingofero wirabura agenda najya kumureba gahisha twamureba gahisha nkamubaza nise mwege murabahe ngo ariko ngo urashaka iki ngo rero ngo mureke umuntu ngo tujye kumuvuza ndambwa nanjye ndabishaka ko umuntu bamuvuza uwo mudamu mitamubaza nise uyu ni umugabo wawe mubaza bwa mbere ntiyasubiza mubaza bwa kabiri ntiyasubiza gatatu mubajije avuga ngo yi ariko byo kunyikiza ubona ariko afata telefone kakajwi kumvikanye muri kubaza ngo uyise n'umugabo wawe wowe wari bibaza nigiye wabibazaga urabona ko naje nambaye nino myenda kugira mwereke yuko ariyo nari nambaye niyo nari nambaye tugira ngo wenda tuvaneho igisebo kuri Murungi Sabe cyangwa nanone abasesenguzi cyangwa abakurikirana ibiri kuri no mihanda turashaka kumenya mu makuru bumvishe uri hano bamwe baravuga ati ngo yari yaje ngo kundaya ye ubwo iramanga bavuga ko mukodeshereza inzu ngo yari yaje ariko umugabo we babyaranye abana banagaro bagaza gutandukana ngamuguye gitumo umugabo Saba kibe ko umugabo aje mu rugo rwe ngahita simbuka kiro gipangu agwa hasi aravunika ari muri hotel nyine ni muri hotel ko twaba turi mu gipangu hano ntago icyo kintu cyo muri hotel bavuga ko yatarutse ntago ari muri hotel dusobanurire ikindi ari Murungi Sabe simuzi ari abo bagore simbazi ari umugabo w'uwo mugore simuzi ngiye bose nta numwe nzi rwose nta nubwo nje gushinjwa ahubwo genda avuga ibyabaye none se mama ko tubona ino ruhurura nta beti hari yaba yaraguye gutageta avunika ku buryo afite na simu uyu mugabo yaturutse nkano ahita yikubita hasi urabona agafite imbaraga nke wavuze ngo wamubonaga ameze nk'umuntu wasinze ameze nk'umuntu no kumwuka agenda numvaga ameze nk'uwanyoye inzoka noneho aragwa ahangaha aguye ahangaha ari twe twashe dutabaye biriya bikombe ubona twariho tunywa n'icyayi ndatuma ngo nibamuzane amazi yo kunywa muke mwicaye hano ku mudugudu ndabatuma rero ngo bazane n'amazi tumushye ariko nkabona umugabo nta kintu avuga najya kumureba mu maso nawe ukabona ntashaka ko tumureba umugore nawe nkabona arimo aratelefona ariko mu telefone agatelefona nabo abahungu mbona barazamutse uwo nguwo agapfukamunwa cyane we nabonye noneho umwana w'umusore waruraha niwe wambwiye ngo Mary we ngo uzi yuko ngo uyu mugabo ngo yabafashe video ngo yafashe video ndamwisafashe video kugira ngo bigende bite wowe nguwo waje yambaye agafukamunwa yihishe mu maso hajya ati twari kumwe uriya uciye hariya niwe twari kumwe ahangaha dutabara none se mama turashaka kumenya bihangane mbanze nkubwire nanjye noneho tumaze kubabaza ubwo nabonye badashaka ko mfata amakuru badashaka ko mbikurikirana uko n'umuhungu yarazaga akambwira bagashaka kunyigiza ku ruhande cyane none nabo baje nawe ugasanga ngo ariko ngo waretse umuntu akajya kwa muganga ngaho kugira ngo baze ngo urabaza ubaza iki nanjye ndabicikana byo mitamagara mudugudu ndambwani hari umuntu uguye hano ni kandi abana abaturage bamwe ngo nibashya ariko ndabona tutabazi mu mudugudu ndagira ngo batabashe ni wowe wumvikanaga mu ijwi muri background vati mwazanye mwahambwambira kubera yuko natinyaga ko umuntu yapfira hano kandi duhari tutanamuzi ntanavuga none yaba harabamuhohoteye akaba ari havuye mu nzu runaka kandi bona tutanamuzi none se wewe wabashije kuba wabona ukuguru ko kwari kwabaye iki yakandaga gutyo ukuguru yavunitse ababara ibyo mubwira yakoraga ukuguru ibyo namubwiraga yo yakoraga ukuguru none nkavuga none uwo mudamu itamuga none se yabaye iki ngo hypertension yazamutse ngo nise asanzwe ayirwara sanza ayirwara ati atasanza ayirwara none se hypertension n'akaguru birajyana gute ni ntago numva ariko akanda akaguru kavunitse na hypertension birahura gute ngo yango yazamutse ariko buri kanya akifatira telefone hamagara w'abahungu noneho
mugiye kubona mbona bati tumutere bamujyana mu cyo gipangu cyo kwa Claude bagiye kumuhisha batamugiye kwa muganga bamuteruye aha bamujyana muri icyo gipangu cyo kwa Claude muhita masanga abasore bahagaze nka batatu muri iki gipangu nyine urabona ko ari urugi rufunguye sinibaza n'impamvu yasimbuka kandi rurugi kubaza ikintu kimwe tuze gusarisha n'ararugi hanyuma abo basore babamufata bamujyana mu gipangu bagatabariza hanze ibyo ntabyo tuzi byo gutaruka igipangu cyangwa niba abakobwa wenda bagiranaga ibihe byiza akaba yarabanze bakavuga ati hari umukobwa witwa Karara ni werekanye iyo video kuko hariya hari abakobwa bari barimo ntago nzi amazina yabo hari n'abasore bari barimo ubona ko nge niyo mpamvu nagize ikibazo naravuze ni uyu muntu yapangiwe ibi bintu birimo akantu nkomeza kubigiraho n'akabazo batari ko urashaka ikiba turasesengura ibintu bitakureba kubera iki uwo muntu utamuzi ntabwo ariko niwe ntamuzi igihe umugabo namunye n'umusirimu n'uyu mugabo n'umusirimu ntabwo ari umuntu wo kugwa ahangaha ngo uvuge ngo zamwishe niwe wabajije kiriya kibazo ngo uyu nguyu ni umuntu iki kuri wowe byose n'igihe wabibashije uko byagaragaye no muri video urimo gushaka kumuhisha yabifataga ibice wafataga video yagiraga gutya abona ntabona agafata video kandi arimo muri bamwe muri abo hari umusore umwe nakubwiye agapfukamunwa n'ingofero wirabura sinzi wari we muremure hari n'abandi basore barimo harimo w'inzobe muremure barimo hano n'abandi bakobwa wenda Karara ashobora kuba arimo ngo ntago gusajye mbazi bose najyaga kubaza ngo uri kuyarashaka iki ngo twe turamujyana kwa muganga none se uko none uwo mwana hari umwana w'umusore twari kumwe hano adufasha guterura amasafuriya ko twari dutetse igikoni cy'umudugudu cy'abana tugikora buri kwezi noneho akambwira ngo ariko Meri ngo urasa n'uhindukiye ugize gutya ngo hakagira abahungu bari gufata video ngo bari gufata n'amafoto none ibyo bintu ngumeza kubyibazaho none se niba ari umuntu waguye gusa bisanzwe ni gute bari kudufata ama video n'amafoto nge numva simbyumva ariko ndababwira ni mwabantu nge nababwiye ko hano harimo akabazo mwanga kunyumva ariko reka dutabare mpamagara mudugudu mpamagaye mudugudu bumvise muhamagaye nibwo bamujyanye muri iki gipangu cyo kwa Claude hano none anyohereza irondo ryo kumanywa abanyerondo baraza baje ari bane babiri n'umujyanama w'ubuzima baramujyana bajya kwa muganga hano hirya turavuga tuti ko mushaka kumujyana mu ivuriro ngo ahantu kure kuki mushaka kumujyana mu ivuriro ahantu kure kandi hano dufite ivuriro rya hafi ubona dukeneye ubutabazi kugira ngo umuntu ataducika wabonaga ari mu marembera nabonaga yarembye ko ntiyamvugishaga ariko sinanamuzi ngo umenye situation none wa mudamu ambwiye n'umuntu uri kubona muri video uri kubona ku bwenge bwawe n'umudamu ambwiye ngo ni umugabo we ariko nabwa nubwo yikirije ntabwo uyu muntu ari umugore we indaya yingiye by'indaya simbizi sinakwita umuntu indaya kubera yuko hari ikintu yavuze physics oya ntabwo nakwita umuntu indaya kuko nabamututse kandi ntabwo nabihagazeho gusa twebwe abayisilamu tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri kuko tuba tuzabibazwa nayo mpamvu ibyo mvuga nabisubiramo reka none nyimubazo ngo afise yavuze yuko yaguye hari haruguru urumva asa nk'watsi iki yaje aturuka hari haruguru urumva turibaza haruguru yaje aturuka nabo ko yatarutse ahangaha hafi nyine agwa hangaha hakishwa ko atarutse yaraje akagoma hano hasi nibe birashobora ibyo gutaruka ntabyo twabonye ntabyo tuzi twese abatabaye hano nta n'umwe icyo kintu kizi oya bavuga ko aka hoteli kari hirya hari kari hirya harimo hari hafi ya serike hino hari akarompo kure cyane abantu bari bamushyizeho icyasho cy'uko bari bavuye muri hoteli agataruka iyi ni hoteli bya hoteli ntabyo tuzi nta ni muntu hano ubizi muri quartier byumvikana ko n'inzego zibizi nanjye ntanubwo nanizi ko nagiye ku social media agiye numvise abantu bamanelefona bambwira bambaza batuntu twabonye ni wowe n'umwana wanjye yanyohereza video arambwira ati ibintu nibiki ndamubwira ntago mbizi nibwo nakurikiye none ndamubwira twari mu gikoni cy'umudugudu dutabara abantu ntago nanizi ko ari saberero ariko nanabyemeza murebye nkabona kariwe kuko ntago rwari rwa mbere mbonye uwo mugabo gusa navuze nti umugabo n'umusirimu namubonye ukimara kumenya ngo kari sabe wahise ushaka uburyo nomero ze ngo wamubonye wa mugabo avunitse yerekana yewe ejo nashatse nimero ze ndamuhamagara kugira ngo mubaze niba ari we andebe nanjye ko narije waje hano icyo gihe hanyuma
numve ko ibyo ndebe ibyo bintu kumva ko ari no nasekejwe nuko bavuze ngo umuntu wamutabaye n'umugore ukora mu muhanda ntabwo ugiye nkora mu muhanda umugore muslimu wenda no batubonye benshi barakuze ubwo rero ni sinzi izo urumva izo ko ari izo nkuru bagiye bazihimba ukuntu hano murabona ko atari ruhurura nta ruhurura ihari nta rigori hari nta n'umuntu ufite ifoto asimbuka igipangu ngo ayigaragaze niba yigaragaza ubwo turaba dutsinzwe dushaka kumenya yuko uriya mukobwa twa Karara arimo gushaka nkaho yakica izina rya Sabe kuko no muntu ufite igitangazamakuru gikomeye ni n'umuntu urumva wenda usobanutse turibaza uriya Karara nyine wavuze biriya Karara akora iki na after YouTube nawe n'umwe mu bantu nawe n'umwe mu bantu bazamukiye kuri channel ya Sabe ndebye ifoto ye nkareba niba ari muri abakobwa twasanze ahangaha muri icyo kiganiro kuko hari abantu bamuteruye hano bamujyana mu gipangu hano kwa Claude hanze ntago binjiye mu nzu harimo abasore harimo n'abakobwa abo bose nashaka kumubaza bakanyigizayo bakambwira ngo ariko ngo rashaka iki ngo reka tujyane umuntu kwa muganga barimo bavuga ko aramuhema kagambane ari nayo mpamvu igihe nari mfite ikibazo cyo gushaka kubikurikirana wabibonye tewe nabibonye nyine ko harimo ikintu kidasanzwe gute simbizi ntabwo nakwemeza nabonyemo abagore b'inzobe ntabwo mubonye ntago nakwemeza ko ari we ariko n'abanyama abagore b'inzobe basa gutyo wabivuga muri buryo wabonye ko bisha kwa byari kugambaniye gambaniye Sabe kuyafatwa uyu mugore w'inzobe yari arimo wenda gusa nk'uwo pe ariko kwa urumva twari muri izo stress n'umuntu nari mbonye bwa mbere kandi agomba kurangiza n'igikorwa harakigakorwa ntabwo rero navuga ngo niwe Karara ariko harimo abakobwa b'inzobe rwose navugaga bakangiza ntibashaka ko nkurikira noneho ubwo Sabe yari yabuze icyo avuga n'ari Sabe kuko ni ari we yari yabuze icyo avuga ntabwo yatakaga nta nubwo yavugaga oya wewe ubisha kumvuga kuko wumvaga umwuka w'inzoga mwegera numvise giye umwuka w'inzoga ntabwo ni se yasinze baranyihorera mbaza uwo mugore wundi wari mu muhanda noneho genda baza ni se nturi umugore we ndebye ukuntu yambaye avasi umugabo ko ari umusirimu ni umugore wambaye twenda tugera ha ugize gute numva gusa muri jewe ntago biri kuza reka twinjire muri wowe mbere ko tuvana ku iki kintu cyangwa twanda kukigarukaho mu mudugudu ushinzwe iki muri uyu mudugudu turimo ngewe ubundi ndi umunyamuryango wa RPF nka mu nzego za RPF nkongera nkaba no muri SNF zimwe zirengera abagore uko turengera n'ibikorwa by'imiryango nkongera nkaba na mutwara sibo bafite isibo nyobora hari urumva ko tuganira n'umuyobozi uzi buri kimwe ni nawe wabonye bamujyanye mu gipangu aho yawe yamutabariza isibo yanjye niri ayo hepfo ariko kubera ko nari hano umuyobozi ntagira umupaka ntagira umupaka kuri 30 yafashwe kwa gatanu ubu tutaki 9 iminsi icurikiyeho kuko na nyuma yafashwe iravideo mu iminsi bigiye hanze mubashize iminsi ashize iminsi 11 iravideo yafashwe 11 niba tubara neza oya barakuruva kuri 30 ko no byabaye ni 11 hari kwa gatanu kandi nyuma yaho yese atangaza kuri Twitter yerekana uburyo afite uburwayi bukomeye ari mpamvu atuje kuza bamubona mu biganiro ngiye maze banywereje igorondo ryo kumanywa n'umujyanama w'ubuzima hano mufata mumwe mu bo twari turi kumwe ndabwa mugende hano Rwampara mujye kumuvuza yagezeyo n'umuntu wo kuri reception ndamutelefona ndamubwira ni hari umuntu wari uguye hano mu mudugudu wacu kandi mbonye afite situation itari nziza mwakire umufashe uhamagara hariya no kwa muganga mamagara umuntu wo kuri reception ndamubwira uwo muntu mwakire umufashe avurwe vuba mbonye situation itameze neza bavuze ko hypertension yazamutse murebe bamugejeje kwa muganga baravuga ati umuntu ntago ameze neza bahita bamwohereza Nyarugenge menya ariko bamushyizemo amaserumu menya ko yafashe igitanda mvuga ko ndi bumusure nuko nanjye nahuze ariko numva mfite ikibazo gukurikirana ira case ujete nashatse gukomeza kumva niba umuntu yabayeho niba umuntu yapfuye niba umuntu yagambaniwe niba umuntu yaguye bisanzwe mbese nkumva ndi muri situation ntazi yariyo nekereje ko nashaka kubaza bakanyigizayo cyane nkumva ibintu harimo nakomeje no kubibabwira bano bantu nabwo nubwo mwanze ariko ibintu ndabona harimo akantu wewe wabonaga bifite ndishusho tayizi navuga nti bose n'umuntu wenda araboketse mu bayo nabanje kuvuga se yashwanye n'umugore wenda bararwana hazamo famiye zabo bizamo
ngeza ndavuga se no uyu mugabo yagambane n'abantu bamugira nabi muri iki gihe turimo ko mu Rwanda nta upfa guhohotera indi gutyo kwitabarira ye naje gutabara mu bantu barangwa nabo nabone ko wasanga uri muri iyo duel nyine giye umuntu nibajeho cyane n'uwo musore ufite agapfukamunwa n'ingofero kuza gufirima yihishe kandi twese tuje muri situation imwe gutabara nta nubwo narinzi ko bafashe video nishatse singina yambaye kugira ngo mubone ko ari byo ira video ifatwa n'agatambaro ngaka nabira bikombe babiza byo bituretsa cyane ibikombe bibiri wewe wabonaga urimo rajya muri video urimo witambika ntabwo namenye ko bamfashe video nta nubwo namenye ko bamfashe ifoto mbibonye abantu bantelefona bambaza ngo birasese tubonye kuri YouTube none n'umumama hano haruguru umugabo we n'umujyanama mu kagari arambwira ati uriya si wa mugabo tubwiraga mwagiye gutabara niri nanjye nabonye kuri YouTube nabonye umwana wanjye anyohereza arambwira ati arambonye n'ubwa mbere ngiye no kuri YouTube ngiye ubundi ntabwo rero nari mbizi kuko naje urumva ntabwo umuntu yagira ikibazo tureba ngo tugire mama nkaho utanga ubujyanama hagati y'ingo zashakanywe cyangwa mu ngo zibana wenda zitumvikana bikaba bigaragara ko ira video yagiye hanze kugira ngo habeho nk'ikintu cyo kuba uramurungi Sabe yasenya urugo rwe kugira ngo ira video yerekane ko ari kuri wa mukobwa witwa Ngwino Ndebe bavuga ko nabo bajyanaga ibe byiza akaba ari anahanga yaguye Ngwino Ndebe aba muri kiro gipangu uramuntu agashaka kuba yagira gute yashyira hanze Sabe wenda ko yaba ari umusambane w'uyu umugore abyumve bashwane umuryango byumve bibi kibazo nkawe ugerageza kunganisha abari cyo kuganiriza abantu kugira ngo ingozi nk'umujyanama mu mudugudu nk'abantu bashaka gukora nk'ibi ngibi base kugira ngo berekane ibintu bidakwiye gushyira hanze kumugaragaro Jihad uramuzi nawe tuzamugarukaho ko numwe mu bahungu bawe uramuzi harimo byinshi byo bitandukanye biraho ngaho ahangaha niki wabwira nk'umugore wa Sabe kuko yigeze no kuduhara bikabasira mu kazi avuga yuko ngo dukora imyito ngo yatuvuze ibintu bitari byiza ngo tujyana mu barozi n'ibintu nk'ibyo ngibyo reka tumureke nabyo ariko byaratubabaje nk'abasiramukazi gusa Imana izamubabarire nawe yabonye ko atari byo tuzakigaruka hanyuma ngo dusobanuraho ntabwo nawe twanga twebwe buri wese turamukunda ariko tukajya n'inama nziza kutugira abantu b'urubyiruko cyane cyane umudamu wabibonye noneho agatabata umugabo wanjye n'indaya umugabo wanjye mufashe anci nyuma umuryango akabibona abantu babwira iki nta muntu bafitemo inyungu runaka ngewe rero mba mu rugaga rwa RPF Inkotanyi rw'abagore nkabane muri iyo senefu y'abagore ubundi tureba amakimbirane aba mu ngo tukareba ibibazo bijyanye n'umugore n'iki byose nacyo nagikubiragamo muri urwo rwego kuko nabanje kumubona ngira ngo wenda umugore n'umugabo bashwanye baragize ariko nyuma mbona yuko ashobora kuba atari umugore we noneho giye ikindi kintu mbona ibi bintu uko nabibonye Sabe ashobora kuba afite abantu bashaka kumusenyera nge niko nabibonye bashaka kumusenyera urugo ku buryo abaye umuntu ureba kure nge nibazaga impamvu ki uyu mugore mubaza ntasubize aho kumusubiza aho akajya muri telefone ahamagara abantu yahamagara niyo baje gufata amavideo niyo baje gufata amafoto abo bantu yahamagaraga yahururije Sabe yahurije abantu yahururije Sabe abantu yahururizaga bafashira video yakomeza guhamagarana abavugana abahamagara umuntu azamutse baravuganaga umuntu afashe video arabagapfuka baravuganaga wabyumvise ko amuhamagara noneho barangije ari mu bamutereye baza nabo basura bamutera bashyira hano muri urugo abo bantu bafashe video nabo baturiye Sabe bamujyana muri rugo nibo badufashe video ariko ntago tuzige bazidufatiye kuko akana kagasore umwana w'uwo twari kumwe waduteruzaga hari wadufashaga akazi yarambwiye ati Mary we uko uhindukiye uko ugize gutya bagufasha amafoto n'ama video kugiye numvaga se byaba bimaze ntago mbese numvaga izo video niziki kuko urabona nago rutwe gufata video oya none se ni umuntu nibaguye tugatabara ngo tumujyane kwa muganga baza gufata video ziki no gushinyagurira umuntu mu ruhame urumva ngiye ntabwo rero nibazaga se sinabiha ikintu gikomeye sinabyita ariko uwo mwana w'umusore arambwira ati dore uyo mugore umugabo aguye ahisaza kumufata dore nuriya musore uzamutse hano wagapfukamunwa nabandi basore barimo hano hari umusore muremure w'inzobe harimo nabo bagore buvuga b'inzobe niba wo karara arimo birashoboka ko ntago muzi ariko nabonye mu bakobwa b'inzobe rwose abo narababonye
najya kubaza bashaka kumva ko nabaza najya gukurikirana ukabona ariko reka umuntu tumujyane kwa muganga wowe wabaza ngeze aho nanjye mbona yuko ari giye utsinzwe nanjye ndabyihorera. Mama, abantu bari hano hanze rero kirimo abandimbati imbuga nkoranyambaga imihanda yahiye n'ikibazo gize kugirana no wita Yago arabati Yago nyuma atangaza naho aravuga ati ibyo navuze bigiye kuzabibagaruka. Ese nk'abantu babona abagabo bagenzi bahuye n'ibibazo nabo bazi ko bagomba kuzagira ibibazo bababwira iki? Bamwe barajya hariya ngo barangamane sabenge byakwe ngo kereke abapfu bishyuye tandwa abo bantu burababwira iki bashyizana n'umunyamakuru umugenzi wawe ku karubanda. Yewe rero ndimbati mubona nawe kuri social media nuko nabonye yafunzwe n'ibindi ariko ubundi simuzi ku maso abo bayago bose nabo niko mbazi ntago rero nshaka kujya mu bibazo byabo sishaka kubijyamo kigarukire kuri kiriya kubifuje ko ngewe nabwira umugore wa Sabe agakomeza umutima akafata urugo rwe akaganira n'umugabo we kuko ibi bintu byagushyushya bikagusenyera kandi bikakwicira n'abana we nakomere ku rugo rwe ibyo bindi byose abyima amatwi na Sabe niba ibyo bintu abikora nawe nabivemo ajye mu murongo nyawe gusa twebwe hano nta kintu twemeza ko ntawe twabonye asimbuka nta narogira ahangaha ni mu rugo rw'umuntu we ntabwo ari gusimbuka hano hari urugi niko muhanda rana dore nguru urugiro nawe ruranga byanabaho arimo arahunga nk'umuntu wamutegeye aciye nkano harugura simbizi kuko sinabibonye kuko ushaka gusanga ari nka copy yarabonye ubwira impamvu ushaka gusanga nk'abantu yari yabumbishije bari guhamagara akabati agaca mu gikara gataruka icyo simbizi nago nahamye ibyo ntabonye ni speculation nibyo twitekereza akaba ari guhunga nk'abo bantu cyangwa akaba yabumvise kuri telefone ibyo nimba bivuga naho mu buryo bwo guhunga agataruka hano akavunikira hano ntago njya mvuga ibyo ntahagaze wenda turashotse ko turagirana ikindi kiganiro tuza gusesengura kirambuye ugize uti umugore wa Sabe niyihangane akomeze umutima yubakira urugo urumva ni inama nziza umugore wa Sabe video yafashwe irabya abagabo byo guca ku mande abagabo hafi ya bose ntibabikora abagabo udashurashu video yafashwe hagamijwe yuko n'ubundi zijya hanze ko bigaragara nicyo kibazo nanjye nibashije ni gute twe twaje gutabara umuntu waguye ariko hakaza abandi bafotora bafatana video kandi bahamagara n'umuntu umwe